nukwicara hamwe ngahaguruka ndangije igihumbi. muri abanywa nk'amata ngana gute amata Byaterwa n'ayahari. mflo none ufite indirimbo zingahe ubu ngubu Ntago nzi umubare wazo ni nyinshi. Kuko nahereye kera rero ntago zirahari. Ako hari agakayi njya nandikamo ko karuzuye, izindi nzandika mu mashini, izindi ziri mu mutwe, hari iziri muri telefone, kumva rero ni nyinshi. Yeah. What's up my people? This is the young boy Chino, mtoto wa Mungu kutoka nchi ya DRC. Ni mtangazaji wa kitangazo cha Kwisanga TV. Ndi kumwe n'umu CEO mflo production, akaba n'umusinga n'umuraperi, akora ibintu byinshi cyane. So tugiye kuza kuganira rero ewana n'umu boss man. What's up mflo? Poa. Bimeze bite? Urashima Cyane rwose. Amakuru se meze fresh. Ni ibisanzwe. Kandi uhora watwitse. Ni ibisanzwe nyine iyo twitse ukabona harahiye urituriza. Wituza rero se mflo CEO. CEO wikari ku bundi bisobanura. Wa company ni company iriya yitwa Power. Ni Power, ntago turakora ibindi bikorwa bitandukanye. Ubu iracyari Power TV show, ako turateganya kuyagura tu. Cyane ahubwo se wotari wayikora koko. Ndetse usibye gukora ama video n'ama interview, murateganya gukora ibihe bintu bega nyine byo muri iyo company yanyu? Wenda bimwe mu byo nakubwira byo byahari ukuntu byatangiye no gukora. Hari Power Studio Record. Hari Power Studio Record kwa audio. Gurumva rero ibindi turacyari kubyigaho tu. Nta dufoto se? Nagoswe. Akoze ko tumaze kugira utuntu twinshi dukora. Hari udushami twinshi. Hari na Power Image. Ubwo kumva Power Image, Power Studio, Power TV. Power Studio Record yaratangiye se? Yaratangiye, ubu bamaze gukorerwamo imizigo ibiri. Hari iyitwa Impeta, hari n'iyitwa ngo ikirako nibagiwe ya Livingston na Breeze. Livingston na Breeze. Numvise indirimbo za atara ariko kabisa. Gerageza, uri kugerageza. Thanks. Subuza abafana ba ndabasuhuje mwese abo muri abatari bakanda ahantu bahakande, abadufana kutwumva nabo bajye kureba ibyo bababwira, bareko no abari fire ni imiriro gusa. Ko nyine ujyaje umenya ko no gukorera kuri Kwisanga kwamamaza gutya. Kwisanga TV niho turi gukorera iki? Nabyo bagomba kubikora. Nase ubwo umuntu yaharebera akahava adakoze subscribe koko ntago bibaho. Mflo, usibye kuba uri CEO uri n'umuhanzi, ariko noneho uramfasha no gusesengura entertainment hano mu nkambi ubundi, sibyo? So tugiye kuganira nyine ku bintu bijyanye no guhanga kwawe. Ibya CEO byo bimaze kubisobanura. So mbwira rero guhanga byo ubivanga gute no guhagararira televiziyo ya Power TV? Urebye nta nubwo biri kure yabyo kuko byose ni entertainment. Hari igihe umuntu arangiza gukora, hari igihe ukoze na interview umuntu wakoresheje bitewe n'ikiganiro mwagiranye bikaguha inspiration yo kwandika indirimbo tu. Bega kuri tero hakura no inspiration menshi cyane. Yatari kweli. Mflo ngaho rero nyine umuhanzi nyine de freestyle rero zirahari ni nyinshi pe. Ako maze iminsi imwe kivugoto ijwi ryaricaye. Kumva ko ndi kuvuga noneho ntago ndi kuvuga ijwi nk'iry'abahanzi kuko maze igihe ndandika, ariko kugira ndirimbe cyane nta nubwo mperuka kuri codinga, bikabamo ikibazo kubera nkunda no kunywa utuntu tw'utuvuguto bya bintu byicaza amajwi ugasanga. Kandi biri ari byo bikora ijwi. Ubwo ikivuguto rero ni kimwe bituma ijwi ryika, ijwi riricara bya dance. Ikivuguto na byeri se n'iki cyane?
ngewe byeri yanjye ni ikivuguto. Byeri yanjye ni amata. Ariyo yose amata niyo ninywera. nta mubosi usesagura. Oye usibye no gusesagura ugiye kuri ibyo ushobora no gusa byeri ya menshi ni yangahera igihumbi. Se ubwo amata y'igihumbi ntabwo wayanywa? Ubwo rero ntabwo uri umuhanga wayo. Oye desi kisi ni ukwicara hamwe ngahaguruka ndangije y'igihumbi. Buriya wanywa nk'amata angana gute? Amata byaterwa n'ayahari. byaterwa n'ayahari. Hari ay'ijana nayanywa nkayamara, hari aya desi nayanywa nkayamara. Uri kumva rero byaterwa n'ayahari. Ay'igihumbi nakwicara nkayanywa nkayamara nkahaguruka ndi kugenda neza nta kibazo mfite. Ese wo byeri y'igihumbi se wayimara? Byeri y'igihumbi ndayimara. Wose kandi uri kumva dutandukaniye. Mflo none ufite indirimbo zingahe ubu ngubu? Ntago nzi umubare wazo, ni nyinshi kuko nahereye kera rero ntago zirahari. Hako hari agakayi njya nandikamo ko karuzuye, izindi nzandika mu mashini, izindi ziri mu mutwe, hari ziri muri telefone. Kumva rero ni nyinshi. Ntago nzi umubare, icyo nzi ni nyinshi. Ijana zirarenga. Zirarenga noneho izikoretse. Kabutara umusitari. Ku musitari nabyo ni ibindi. Ngewe ndi umuhanzi, n'igihe kizagera wenda ubuhanzi bumfashe kuba umusitari. Ariko mfite indirimbo nyinshi pe. Nta karirimbo se gashyashya ujya udutegura byibuze n'umusitari w'i Kigali ukomeye? Umusitari w'i Kigali turi gupanga indirimbo, reka mugire ibanga. Kuko ntago bajya babura. Ntago babura. Haba hari abasitari benshi umuntu agenda agirana connection nabo. Ariko ntago ntahita mbavuga buno kugira ngo wenda bizabe surprise. So mflo, hari indirimbo rero mwakoranye abahanzi bo mu nkambi abaraperi nawe urimo, hari indirimbo mwakoranye na Racine, ariko iyo ndirimbo yaraheze. Itubwiraho gake kubera iki ndirimbo yaheze? Ntago yaheze, ahubwo yaratinze ntago yaheze. Oye wera kuki se uvuga ko yaheze? Ubwo ubwo ufite icyizere ko izaza cyinshi ahubwo. Singiye kuki? Nshingiye ko iyo ndirimbo twagiye tukagenda tukayikora, nkasiga ndi codinze n'abandi bakarikodinga. Rero ibyo byampaye icyizere ko izanasohoka. Wizeye neza ko izaza? Wakuzaho izaza, ahubwo nuko dutegereje ko izasohokana n'amashusho. Kandi urabizi iminsi turimo ni danje. Ntabwo wavuga ngo ugiye gukora ishusho, aho kugira ukora ishusho ribi kubera lockdown, wategereza tukazakora ishusho rimeze fresh. Bajya babashyira update bakababwira ati ibintu biri gucamo nari biri kurangira byuze. Niyo babikubwira ntacyo wahinduraho, kuko nyine audio yarangiye n'ubundi ntago bayiduhereza kuko dushaka ko bizagira, kuko bayimpaye ntago wambwira ngo nyikumvishe nange, ntago wayinsaba ngo nyikwime. Urukumva rero yahita isakara ahantu hose. Rero dutegereje ngo izasohokana na video hahire rimwe. Ubwo muzatangira guhita mushyira kuri YouTube izanye na video? Izanye na video. Rango mubanze irenze. So mflo, rero n'ubundi wowe ikintu tugiye kuganiraho ugiye kuza kumfasha kuanaliza entertainment ya hano ku Gihembe. Uri umuntu yimazemo imyaka bro, muzi kera kabisa, watangiye kuririmba kera. Ewana mflo, ubundi entertainment hano ibona gute uhereye mu myaka ya kera no mu myaka y'ubu ngubu? Rero kera abastari bakeranye, kera wumvaga ngo umuntu ni umuhanzi, kubyumva gutyo gusa nta n'indirimbo uzi, ukawamanika amaboko kuko wumvishe ko ari umuhanzi nyine, kuko batari na benshi. Ukavuga uriya muntu ararenze n'uwa danje azi kuririmba, nta ndirimbo ye uzi. Ariko ubu indirimbo zirahari, abastari babaye benshi, no mu nkambi hari abahanzi benshi, amateleviziyo ni menshi bagerageza gukora. Ubwo haje na studio ya Power TV, bambe Power Studio Record. Kumva ibintu rero byagiye bigenda neza, kuko kera sinzi n'ukuntu bakoraga indirimbo ba kera, ariko wumvaga ari nk'umuntu umwe ufite indirimbo cyangwa babiri nawe utazi ukuntu bazikoze. Ariko muri iyi minsi
hari Bingson umubaje indirimbo afite yakubwira ko ari nyinshi zikoretse, nanjye izo mfite none nta nubwo nzi umubare wazo, hari n'izagiye zibura. Urumva rero ubu byagenze neza, biri kugaragaza iterambere. Ubwo ni ukuvuga mu minsi iri imbere noneho kuriya wumva ngo Nyamirambo ngo ni iwabo wa muzika harya, rero ngiye kumva igihembe ukuntu igiye kuzaba, bizaba ibindi bijya bintera ubwoba niyo mbitekerejeho, katube tubicecetse. mflo kuva kera hari umwambi hagiye havuga ibintu bya competition sibyo, bakavuga ngo dufite abaraperi ngo uyu nguyu ugiye kuguha abaraperi batanu bakomeye ba hano mu nkambi, uragenda ureba buri muntu agiye mushyira ku mubare we. Hari uwo bita Pafcent, akaba uwo bita Mago, akaba uwo bita Dengo, akaba uwo bita mflo, akaba uwo bita Robingo, akaba uwo bita Nahayiri. So ugenda ugereranya umbwire byibuze umuraperi ubayoboye muri mwebwe. Rero njyewe ntago wenda ntago mpfa kuvuga ngo runaka arayoboye cyangwa ndi, ahubwo biterwa na message utanga n'uburyo uyitanga. Ntago message y'urukundo wayitanga nka message ya life story. Rero ngiye gukora gutyo ntago nkunda kubikora kugereranya abantu. Gusa bose ni abahanga, twese turi abahanga nako. turagerageza ariko ntago nakubwira ngo runaka ni wa mbere, kuko burya nta byera ngo de. Hari igihe usohora ururirimbo rwiza uyu munsi, ejo bikanga undi kaza akagukoma, uri kumva rero bihora ari gutya, ntago wavuga ngo runaka ni wa mbere. Ariko mbere y'icyo wavuga ko dufite abaraperi bakomeye. Barakomeye byo, abaraperi ba hano mu nkambi turakomeye, ko njyewe nta njyana ngira iyo nihariyeho. Abaraperi nabo nakwishyiramo, abaraperi ba hano barakaze, ariko n'abaririmbyi turakaze byose. Dore se mflo, ubu hari mu Kivu Kigali uvuye kuri rangoma yarasimwe mufatanyije na Rasine, hari ibintu bambwiye ko ngo mwagezeyo ngo murabakomeye abaraperi, abantu b'i Kigali barumirwa baravuga ati abapeti ntago baba ari abo mu ntara. We bagize ubwoba, noneho reka nihereho, ngiye nkunda gutanga ukuri cyangwa mbiceceke. Twageze nyine muri studio, Rasine aravuga turirimbe, turavuga se Rasine ko tubwiye turirimbe n'ukuntu arenze, niyumva ibyo twaririmbye biragenda gutera ntari buduseke. Ye kumva Novero Bingson ngo katabarwa banza nakatabarwa, akamubwira se wabanza man, mpeta mpaguruka ngewe mflo ndahaguruka. Bari bacuranze beat, turavuga nyine hageruza abanza. Bwa mbere wari ugeze muri studio imeze kuriya? Iyo studio nibwo bwa mbere nari nyigezemo, ariko hari n'indi nagezemo y'Igisenyi tu. None ndahaguruka ngewe ndirimba igitero cyanjye, kuko naririmbanye speed nyinshi, ndirimba igitero cyanjye. Mbona abajama bose barasaze, kuko wenda sinavuga ngo naririmbye neza kurusha abo bajama bandi ba Bingson n'aba Katabarwa, ahubwo wenda impamvu ngiye naririmbye bose bagahita basebura nuko nyine ari njye wa mbere bari bumvise. N'abandi bajyaho bararirimba wenda ntibagira gutya cyane, kubera nyine bitewe nuko uwa mbere bari bamwumvise. Ariko ntabwo icyo nshatse kuvuga ngo ari uko ndenze ko barusha. Naratinyutse ngewe, biteye ubwoba. Naza indirimbo si ihari se ntabwo wari wumva agasampu kayo hari. Naragerageje mwana, naragerageje. Kuko natinyutse ngahita mbabanziriza, niyo mpamvu bose bahise bayamanika tu. Mflo CEO, turi kumwe televiziyo ni Kwisanga TV. So mflo rero hari indirimbo yawe rero, indirimbo yawe inshakuza mubiri, indirimbo yawe mbwiye yitwa Impeta, indirimbo y'inshakuza mubiri. Indirimbo hari amavasi arimo ateye ubwoba. So hari nuko nibagiye lyrics zirimo, ariko nk'akarifurikayo urakazi gasesengura umbwire ko birabiga ari amagambo
ari amagambo wari ushatse kuvuga iki? Ese iyo uvuze ngo indirimbo ni inshokozamubiri bishatse gusobanura iki? Indirimbo niko abantu bazita inshokozamubiri, wumvisha nk'amagambo arimo, wumva nyine harimo ukuntu nyine ni intuza harya babyita ni imizimizo, ariko nyine ukumva ko hari ahantu ishaka kuganisha. Njye biri kunshanga ibyo ukuntu ari kumbaza. Oya ibintu uri kukubaza, indirimbo yawe bavuga ko hari igishego, ni byose byo. Igishego ni iki se? Nawe uri mu bantu batemera ibishego. Kiretse umbwiye ngo igishego ni ibintu bimeze gutya nibwo nakwemera ko nayo ari igishego, wasanga ari n'igishego tu. Bisiko hari ahantu bavuga ati ngo nimba ngo uyu munsi ngo turayinyereza ngo igeremo neza. Ko ndi kumva uyihenduye itari yanasohokara. None sigaho kuko ari Afrika mbwira lyrics zabo basi ntago nzibuka, hari ijambo ririmo abantu bajya bita inshokozamubiri. Ntaryo noneho ibishego ni inshokozamubiri. Inshokozamubiri yampaye ntago ndi gusobanukirwa neza ayo magambo uri kumbwira. Ntago ushaka gusubiza icyo kibazo. Oya ntago mbese n'ubundi wambwiye kutemera ibishego. Oya nose nakwemera ikintu ntazi. Ibishego ni iki? Igishego nyine urumva ntango ni za ndirimbo ngo ziba nyine zirimo imizimizo ngo, ariko nyine urumva nyine ibishego ni amagambo atiyubashye. Rero iriya yacu nta muzimizo irimo, ni amagambo yiyubashye gusa. Nose iyo ubwiye umukobwa kwambara impeta si ibintu bisanzwe. Nose iyo ubwiye umukobwa ngo akwambike impeta hari umuzimizo urimo? Oya umukobwa ngiye nararirimbye anzanira impeta nyambare, ibyo hari ukuzimiza birimo? Ramaye. Reka dutegereze wenda nisohoka n'abantu nibayumva bazatubwira nimba ari igishego. Ariko icyo nzi ngewe ntabwo ari igishego. Igishego nimba ari indirimbo zimeze gutyo umbwiye, igishego nimba ari indirimbo zizimije ntabwo iri ari igishego kuko ntabwo izimije. Niba ubwiye umukobwa ngo zana impeta nyambare kumva ni ibintu bisanzwe, nta gishego rero. Mflo tugana ku musozi rero, hari amakuru mu minsi ishize yari ari gucacara hano mu nkambi, hari televiziyo imwe wakoreraga, ariko ubu ngubu byarahindutse waje kuri Power TV. Ariko abantu benshi bavuga ko iriya televiziyo ngo nimba ngo yaragurishijwe, ngo nimba yaribwe, ni amagambo menshi bari kuvuga. Ubundi abantu bamara impungenge babyira ati ngewe impamvu nagikoreye televiziyo niyi, n'impamvu ndi gukorera iyi niyi. Rero ni mu rwego rwo gukomeza kwagura ibintu bya entertainment n'amativi akaba menshi n'ibikorwa bikaba byinshi. Iriya TV rero nayo izakomeza gukora, ariko izakoreshwa n'abandi mu rwego rwo kugira ngo n'abandi babone ibyo baba bari gukora. N'uryo ubwo se rero iri gukora yarazimye ntabwo ikivuga. Ntabwo yazimye. Kuvugwa wenda sinzi uburyo. Oya sinzi ukuntu tuzakomeza kuyikoresha, ariko turacyari kubyigaho. Bizere ko nayo izaza kandi izaba uyikorera. Ntayikorera gusa izakora tu. Kuko ntago navuga ngo nyikorere nibwo yakomeza, cyangwa ntayikorere ntago yakomeza, gusa izakomeza kandi izatwika. Mflo tugana ku musozi rero, ndagira ngo uze kugira ikintu uvuga ku bantu ba hano ku Gihembe banegirije ibintu, avuga ati bano sinzi ibyo barimo, ntago naba subscribe yanjye ugasanga n'undi yayihaye umuntu w'i Kigali yayikwimye muturanye. Imyumvire n'iyo ngiyo hano yo uyitekerezaho iki? Wenda biri kugenda bicika, abantu bava gutyo. Hari nk'abafataga ibintu by'ubuhanzi ibiki n'ibiki bakabifata nk'ibintu by'abarara nyine, ukumva abo bajyaga batuma inkambi isigara inyuma, ugasanga nk'ikigali umubyari kuguhatiriza kuba umuhanzi, ariko hano ugasanga turacyari inyuma. Ariko biri kugenda bikemuka kubera amativi menshi yaje yatinyuye abantu, yagaragaje abantu benshi. Rero ndakeka buno ibintu biri kugenda neza, kuko hari n'ahantu utambuka bakavuga dore wa wundi wa munyamakuru wa hahandi. Kumva ni ibintu byiza. Kumva bari guhwehwisa ngo nguriya ngo hari ahantu namubonye ngo kuri YouTube ngo uzagere gutya na gutya uzamubona.
kumva rero ahaye pase undi muntu nawe arajyaho akurebe gutyo ibintu biri kugenda bizamuka biri kugenda bihinduka. ku giti cyawe mbese wowe utekereza ko imyumvire itangiye guhinduka? Cyane kandi bizanahinduka nk'uko nakubwiye, hano hazaba iwabo sibwo navuga ngo iki wabo wa entertainment, ku buryo buno wenda turacyari kuva hano tukajya i Kigali n'ibiki tukajya gushaka abo basitari n'iki, ariko igihe kizagera nabo bave baze hano. Njyewe nicyo cyizere njya ngira, kubera iki Bruce Melody ataza hano mu nkambi akaza kuhareba umuhanzi waho bakagira ibikorwa bakorana. kandi ubona population hano, ubona mbese dufite abantu benshi ibyo bintu babitugeza. Barahari kandi abantu barahari bo kugira ngo babe badufasha kugira ngo ibintu bizamuke, ariko bitewe na rwa rwego rwo kuvuga ngo bose ntabwo babyumva ku rugero rumwe ngo babifate nk'ibyabo tu, ariko igihe kizagera turacyari kubibumvisha. Igihe kizagera nyine hano habe baba abasitari, kandi wenda kuba umusitari ntabwo bivuze ngo uri umusitari gusa, uri gukorera n'amafaranga. Igihe kizagera abantu hano tugira amafaranga menshi iyo twakuye mu byo dukora bijyanye na entertainment, ibitaramo. Twe n'ugutegereza covid ubundi yarabangamye mani, covid none urambye ariko ngo hano ngo hari gutegurwa ibitaramo bya dance, hari gutegurwa ibitaramo, hari ibitaramo natwe turi gutegura kuri ya TV twakoreshaga, ariko n'ubundi ntabwo byahagaze. Projet iracyari yindi, nubwo twahereye hasi turongera turazamuka. Igihe kizagera twongere dutegure indi competition, ariko tuzanabikora no gutegereza. Iki wabwira rero abantu bagifitiye imyumvire avuga ati ngewe reka bana nta kintu ngo njye ntago nakaza subscribe ngo sinzi ibyo baba barimo. Niki wabwira abantu bagifitiye imyumvire bumva ko nyine ibintu bitabareba ntacyo bimaze ntaki? Rero kubwira umuntu neza, wenda tuvuge nimba uri umuhanzi, ubwira umuntu neza ko ibyo ukora ari byiza, nuko nawe ukora ibintu byiza. Rero natwe icyo bidusaba, se wamukomye nta kintu nta cyamubuza. Nose ab'i Kigali wenda nuko bafite uburambe muri byo, bageze kuri level ishimishije. Twe dusa nkaho tukiri ku ntangiriro, nubwo tumaze igihe kirekire dusa nkaho tukiri ku ntangiriro, ariko igihe kizagera bitewe nuko ibintu ndi kubireba biri kugenda bizamuka. Igihe kizagera babyumve neza. Reka ngushimire, urakoze cyane. nk'uko mubibona rero maze kuganira na mflo, CEO manager wa televiziyo imwe ikorera hano mu nkambi, akaba n'umuhanzi. Niwe twagiranye ikiganiro. Televiziyo ni Kwisanga TV, kora subscribe, share and comment.